umuranye dukino nguru no mukobwa yarambwiye ngo amaze imyaka 15 years in a relationship with a man. They have 2 kids together, but the man is going to get married to someone else. Story time. Ni umukobwa bakundana muri Canada, afite umushiri muri Canada, umukobwa akavuga ngo azonga ngiye dufitanye umwana, it's going to be fine. Umukobwa rero guys, how are you doing? I hope you are doing fine. Amazina yanjye twa Debby no bwa mbere mbonye. Nuba atari bwa mbere, please come here and subscribe. Thank you. Why are you not subscribing? Ejo nabonye muri nuzanjye 46 people who are watching my videos. They have not subscribed. Why not? Kandi jena no kunye na subscribers benshi nyine basi mu bitanu. That's it. So guys, can you please help me subscribe? Anyway guys, how are you doing? Umva sasa hari ibintu nshaka gukora before mvuga story. Hari abantu bambajije ibibazo barambwira ngo Debby katubwiye ibibazo zabisubize before video ya the story mbafite story ndi buvuge after these 30 questions. They are just 30, then after 30 questions that mvuga story. You understand guys, I'm tired, I want to sleep, but I have to do this for you guys. Yeah, so just cyambere barambajije ngo what's your full name? Guys, you know my name. Umuntu azina ryanjye nuwa njye nitwa yumva gusenga Deborah yumva gusenga iwacu wanyise yumva gusenga kubera ko nyine ngo njye nanze kuvuka then papa wanjye arasenga ndavuka. Hallelujah. Wanyise yumva gusenga, so that's my name. Do you have nicknames? I don't have nicknames. The only nickname I have is Debby, and I don't think it's a nickname. Is it a nickname? No, it's a nickname. Maybe it's a nickname. How many siblings do you have? I have 12 siblings. Are you the firstborn, middle child, or lastborn? Hey guys, I'm in the middle. What's your relationship like with your siblings? My siblings, we are good. Like we talk most of the time. Not all of them, but my sisters, we are good together. Do you have kids? I have a kid. How many kids do you have? 1. What's your favorite thing about being a mom? To see your child grow, to see him growing, it's actually very good. What's your hardest part about being a mom? Waking up in the morning because the kid have to go to school. Can I sleep, please? Can I go to bed? Are you currently in a relationship? I'm not sure, but I think I am. No, I don't know. Do you have a boyfriend? Are you single, taken? Oh, it's complicated. Thank you. So, what's your biggest ick? My biggest ick is ndashaka gutibiro but kujya kuri regime byarananiye. N'ubu ndatetse. What's your favorite food? Ubugari. What one thing that you can't live without? My money and my phone. Are you a morning person? I'm actually a night person. Ariko kugira umwana nyine byatumye mbaye morning person. I wasn't a morning person. I was a night person. What's your favorite thing to do when you are bored? Ndeba shows ziri true crime. Buriya uramutumbajije buri mwicanyi wese wabayeho mu mateka y'isi, I know how they did it. Nzi ko byagenze, nzi ko byavuze. Nge tuvuge nka Jeffrey Epstein. I watched more than 20 people talking about Jeffrey Epstein. Yeah, that's my favorite show. What's your toxic trait? My toxic trait, I love soda, but when I give up, I go free. What is something that people don't expect about you? Kumva ko ngira umushiya abantu ntabwo bajya babyumva ko ngira umushiya kandi ndawugira. Guys, ngira umushiya pe ntabwo nyenya mbeshya nigira anga y'ishozi. Ariko abantu nyine barandeba ngo ni ikibaju arabyibushe n'umwana mwiza. No, I'm not a good person. I just have some time ngira umushiya. Ngo niyihe inyamaswa cyangwa like pet watunga.
I don't like any. Na nimwe natunga, sinatunga ipusi, sinatunga imbwa, sinatunga anything. N'ibinyenzi mu nzu ntabwo ari byo babizanye. What's your comfort show or movie? Nabibabwiye ni true crime. True crime. Ikindi, what's my favorite color? Black. Yeah, that's my favorite color. Ikindi ni, what's red flag you ignore too much? Shaman, if I'm dating someone and he's bad at communication, sometime what's my green flag is I love people who knows how to communicate. Yeah. Niki kintu ntakihanganira ku mugabo. Umugabo n'inyuma ntago nashobora kumwihanganira. That's the thing I can never tolerate. What's my ideal restaurant? I like going to eat. I like food. Do you believe in love at the first sight? Yes. Actually, I love love bombing, but what did love teach you? Patience. Would you date someone broke but ambitious? No. I'm 29. So I can't be doing those games. Maybe when I was 18 years. What's one thing you need in a relationship? Communication, love. Guys, why did you start creating content? Is because I love talking, I like yapping. What's my biggest dream? Owning my own movie production company. That's actually my dream. Movie production company. What keeps me going? God, Jesus. Yeah. What's something people don't see behind the scenes? That I cry so much. They break my heart. That's the thing. What's your favorite thing about being a creator? I'm not a content creator because in a story I don't create them, but maybe I create the way I say them. But the thing I love about it, kuba patient, to understand, to listen, just to listen, not to talk, but to listen, to understand. My goal this year is doing at least my first movie, short movie. Yeah. My advice would you give your younger self? Don't fall in love with that motherfucker. Don't. But I did anyway. Why should people follow you? Yeah, because nanga stories following. So guys, that was it. Yeah, let's go part 2. Yes. Hi guys, how are you doing again? Yeah, story time. By the way, it broke my heart, but it's okay. This is life. This is but God have to come and save you guys, because you guys are going through hell in this life. Yeah. So I'm 15 years in a relationship with a man. They have 2 kids together, but the man is going to get married to someone else. Story time. With nothing here, and one day when you get married, 2 kids at home, bro, that man hates you. That man does what? Hate you. Anyway, I don't like seeing women who do these things. Any story. So mugore amubwira ati njye niga muri secondaire mwakani
nahuye n'umutipe turakunda ariko umuhungu duhura we atiga ku ishuri ryacu nyine we yari yararangije kwiga akora turahura umuhungu akajya nkunda yari umushoferi icyo gihe akajya amuha lift akamujyana iwabo akamugeza iwabo bagataha nyine things like that. Bakomeza nyine kubana muri ubwo buzima bwo gukundana nyine ubwo barakunda nyine namutereta umwana yarangije secondaire atwite inda y'uyu muhungu bivuze ko umwana wa mbere ashobora kuba afite 16 or maybe 15 maybe 14 or something like that. Arangije atwite iwabo umuhungu ku mukobwa baramuhamagara baramubwira ati of course you have to get married, that's the thing you have to do is if you're not getting married you are leaving this home. Umuhungu azi iwabo arababwira ati ngewe niho ngitangira kano kazi kanjye k'ubushoferi ndacyari kwiyubaka, please ndashaka ko mumfasha mukaba agumye hano, I promise you ko I will get married to here no matter what. Ngiye nzamufasha. Umuhungu apredinga ni wabo umukobwa umukobwa baramureka arahaba ariko bamureka haba for one condition ko uyu mutipa azamwishyura kaminuza akajya kwiga then akakwita no ku mwana we, then after umukobwa arangije kaminuza they should get married. Urumva ariko ibyo bakaba barabivuganye na papa w'umukobwa. Then umukobwa yagiye yarabyemeze kubyana ngamaze nk'amezi abiri abyaye papa w'umukobwa yitaba Imana. Umukobwa rero asigarana nande na mama wiwe nyine na mama we barakomeza barabana umwana baramurira bamaze kumurira umukobwa ariga ararangiza amaze kurangiza abona n'akazi amaze kubona akazi nyine bakomeza barakundana. None umukobwa atangira nyine kujya abona ukuntu umuhungu kamucitinga akamubwira whatever nyine akamusuzugura nyine akabona ntago amwitayeho ariko umukobwa yavuga ati reka dutandukane umuhungu akagira ute agasaba imbabazi. Urumva yamara gusaba imbabazi umukobwa akamubabarira yamara kubabarira bakomeza bagakundana nyine no umukobwa agira aho ngo aramubwira ati none se tubigenze gute. Umuhungu aravuga okay for me let me go to Canada. Umuhungu ava mu Rwanda ajya kuba muri Canada. Ajya muri Canada umukobwa arishima kuko the money was coming in, everything was coming in nyine amafaranga arazaga ubuzima nyine nta kibazo umukobwa yari afite ubuzima bwiza bakomeza gutyo nyine bavugana bakundana. Noneho ngo umuhungu ngo nyine umukobwa ngo bakamubwira ngo umuhungu ngo umugoshere ngo umugabo wawe afite undi mukobwa bakundana muri Canada afite umushiri muri Canada. Umukobwa akavuga ngo azogaza ngiye dufitanye umwana it's going to be fine. Umukobwa rero ngo abahungu bose nyine bamutereta akabanga umuhungu akamutereta akamwanga umuhungu akamutereta akamwanga ngo ngiye mfite umugabo wanjye muri Canada twarabyaranye azaza dukora ubukwe. Urumva umukobwa yamuhamagara ngo umuhungu ntiyizanga kumwitaba bakomeza bakavugana bakomeza nyine bagakundana bakomeza you understand. Noneho umukobwa rero nyine umuhungu aza kugaruka muri 2018 mu Rwanda. Agarutse muri 2018 kigiye umwana wawe yari afite imyaka 7 I hope umwana w'umukuru yari afite imyaka 7 aje barongera bakora ibyo bagomba gukora. Umukobwa wongera amukubise indinda umukobwa aramubwira ati sasa rero nago wagenda unteye inda gutya gusa garuka nyine tugire twongere bagaruka uze dukora ubukwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese ngiye wansigiye ariko aho ngaho hari n'ibindi biryo. Okay good. Urumva nazokocha urumva umukobwa aranje nyine umuhungu aramubwira ati nese ko namaze kugenda umukobwa amenye ko atwite umutipe yaragiye arambwira sundi ko nagiye urajya bigende gute ati wihangane ubyara umwana nta kibazo. Umukobwa aranje ngaramubwira ngo nose ngo tugakora ngo mariage kuko nyine banasanzwe bakora mariage n'abantu baba hanze aramubwira nta kibazo wowe ngiye se umwana wanjye ko mwemera nta kibazo. Ongera abyara undi mwana abyara umwana wa kabiri w'umuhungu. Urumva amaze kumubyara bakomeza nyine barakundana. Umukobwa nyine afite akazi hano none ageze hava ni wabo ajya kwibana umutipe akajya mwishyurira inzu akishyura ibintu byose yamugura n'imodoka amugura nyine bishimwe cyose bakomeza barabana. Noneho rero umukobwa noneho baramubwira nyine abantu ngo umugore agiye kubona ngo hari umuntu waje mu Rwanda w'igitsina gore. Icyo gihe ngo hari 2019 ngaramubwira ngo mva ngo nkubwire ngo ariye ngo ngura umugore akana kangoye ngo none se ngo mwarasezeranye ngo hoye none se ngo vuga ko ari umugabo wawe gushingiye kuki kandi uri umugabo w'imba yavuze ko mutasezeranye ubwo urumva ari umugabo wamboga aravuga ngo ngiye dufitanye isezerano we started dating when we were young so for sure I know for sure ko uyu nguyu ari umugabo wanjye. Urumva umwana wa mbere wamubyaye ryari 2011 2019 abyaye undi kuko we mutenda 2018 y'umwana wa kabiri arangije aramwe ngo dufitanye isezerano nta kibazo. Umukobwa wa mugore nyine aramubwira atoke ati none se ngiye kumbwiye ko umugabo wawe tubana mu nzu nk'umugore n'umugabo what can you say.
umukobwa ahita avuga turi kumubeshyera wa mukobwa ahita ahamagara wa muhungu aramubwira hari umukobwa waje kundeba ndetse ambwira bino ambwira ati wowe umusazi uwo nguwo nyine arankunda hano ariko njye ntabwo mukunda ibintu nk'ibyo ngibyo arambwira kare ibintu kuvuga ntabwo bishoboka umukobwa arangije umuhungu nyine aramubwira njyewe rwose nzatubane ibintu nk'ibyo urumva wa mukobwa wandi afata inzira aragenda ariko nyine uyu ngo ahita anamubloka ariko ngo nzongera kuvugisha ibintu nk'ibyo aragenda noneho umukobwa ari kugisha inama imeze gutyo ejo bundi yagiye kubona nyine abona kwa iwabo wa muhungu nyine iwabo wa muhungu bose baramuzi nyine bafitanye abana ngo baramuhamagara barambwira you can't have to come here and we talk to you umukobwa arajyayo agezeyo barambwira okay tugiye kugushyira kuri telefone uvugane n'umuhamagara se kutuvugana iki kandi ngewe twavuganye mu gitondo ati ntago ari ngombwa ati ngenda ndashaka umukobwa arambwira ndashaka kumuvugana ati ndashaka ko aba bana bawe babiri babashakira ibyangombwa bagasanga papa wabo hehe muri Canada aravuga ngo aba bana baracyari bato reka abana bagumane nanjye n'undi hano bariga biga ku mashuri meza it's okay twabarera hano bazakora bagira imyaka iyo ihagije kuba basanga papa wabo bakaba bagenda mama uwo mukiciro arambwira ngo hoya ngo ntabwo byakunda ngo kwa ngo mbere yuko papa bakora ubukwe agomba kuba yarabatwaye kugira ngo batazagorana nyine kubera ko atari mama wabo n'ibiki byose nubwo ari abana biwe bagomba nyine arambwira gukora ubukwe se akora ubukwe nandi arambwira ati narinzi ko mwabyumvikanye nose ntabwo bizi arambwira ibikisi ati none se umuhungu wacu watubwiye ko agiye gushaka undi mukobwa kandi umukobwa agiye gushaka atari wowe what's going to happen umugore arambwira ati we ntabwo bishoboka ahita ahaguruka nkaragenda ahageze yahamagara umuhungu aramuhamagara agakwitaba aramuhamagara agakwitaba bigezeho umuhungu amuha voice arambwira sasa ati njyewe ntago nabana nawe kubera ko kuba twarabyaranye ntago biguhereza uburenganzira kuvuga ko ngukunda ntago bikugira nyine umugore wanjye for me I want to get married to someone else urumva uwo mukobwa aranje avuga ntago byakunda tumaranye imyaka 14 ni myinshi cyane ntago ari ibintu na 15 ahubwo so 15 buri yawe kuva 2011 ni 15 ahubwo uri Debby urumva ego sori gukamagara na Debby arambwira ati 15 tumaranye ntago nkora ibyo bintu ibintu nk'ibyo umuhungu aranje atamubwira sasa I have no choice I'm getting married here whether you like it or not atariko abana ni mushaka ko bagira future nziza bareke bashaka ibyangombwa bazansanga hano mfite ubwene gihugu meze neza tuvuga ngo kandi nanjye rasezanyije ati byo gusezanya nabivuyemo nabonye undi nkunda hano arambwira sukunda nde ajye ko nabona umugara mwati ati ngiye kubana na kanaka aranje avuga kanaka sindi avuga izina wa mukobwa yuka wundi bigeze guhura amubwira bya bindi arambwira ese umugabo wawe urabisika gukunda cyangwa urabizi ko bigeze gute arambwira ahita rigiye ukarya zina ajya kumushaka kuri Instagram byo gusanga niyo hariho n'amafoto ya save the date nyine yabo bagiye gukora ubukwe muri Canada rero umugabo arakumwira ati naza n'abana basange papa wabo before he gets married kugira abashakira ibyangombwa umukobwa rero yambwira ati Debby ndumva agiye gusara umutima wasugiye gusanduka ndumva neza igihimba atari ego nkoze kuri mikoro sorry igihimba atari icyanjye ajya ngo umutima wanjye gushwembuka so guys mumugire inama y'ikintu yakora ariko abana basange papa wiwe rero batagiye kubana atariko for me mbere yuko nyine abantu bamugira inama y'inda y'abana bamugira inama y'ukuntu yabigenza kwako urumva she's heartbroken 15 years what are you doing for 15 years anyway that was a story guys mumugire inama y'ikintu yakora ikintu cyo nashaka kubabwira and don't forget to subscribe don't forget to share your story to me umuntu ushaka kutumugira inama yagiswandikira kuri nimero 0780508902 that's the number and then tukakugira inama this is Debby bye and then she's still single yeah